nibwo rero yafashe aya maboko yafatisha ukuboko kumwe afata amaguru arayatandukanya anyicazana arambwira ati rero Karine burya cya gihe wabonaga nkuzamura haruguru ntabwo nigeze ngukunda nari mfite undi muntu nakundaga witwa Pamela akubwira gutyo kubwa n'izina rye nkwite mu kuva Nyabugogo tujya kwa Mutangana yaje amunga akajya njyewe ndi guca hano nzi ngo turi kugendana kuko mbere twabaga turi kugendana agahita yicira ku ruhande kugira ngo abantu batabona ko tunari kumwe ariko mbere twabaga turi kugenda komera sinagukunze ntabwo nigeze ngukunda kuko umuntu ukunda ntabwo wamujyana hari ahantu nakujyana mumeze mute gemeze neza cyane nizere ko namwe mumeze neza muri amahoro muri yose atandukanye kandi mukomeje kwishima mu byo murimo byose mu byo mukora byose nicaye i Remera hano hitwa i Gasabo showroom n'ahantu heza pe bano banjye mwifuza ibikoresho bitandukanye muze hano rwose mutugane dutera imbere ahantu heza cyane hari ibikoresho bya salon salamanje amagarderobe tubati twiza n'icyifuzo cyose ayisoya tukukora ibintu bitabaho byiza byatari i Gasabo showroom ni hafi ya Grand Legacy i Remera hamagara 0788 tukurangire man niba ushaka gukora inzu nziza tugane ndi kumwe n'uyu muvandimwe yitwa Namahoro Karine. Miss Karine bimeze bite? Ni sawa meze neza? Yego Namahoro koko? Namahoro izina ni ryo muntu? Yego Namahoro nta bintu bikuvangira? Nta bintu bijya bimvangira ntabyo nabito nibyo sharebye nta uretse wenda iby'isi dukunda guhuriramo twese ubuzima rusange kandi nikundira amahoro nta muntu njya nteza fight cyangwa se ngo nkunde kutamuha amahoro nawe urayatanga nibyo izina ni ryo muntu we ni sawa cyane kandi tujye kuganira inkuru yawe inkuru y'ubuzima bwawe inkuru ishingiye ku rukundo utagukundiye tubyite gutyo cyase tubyite urukundo utagukundiye uko Imana yabihisemo wenda simbizi Imana mu nkuru yacu se ubwo ngubwo nuko tubwire sasa rero ufite inkuru y'ubuzima bwawe inkuru y'urukundo utaguhiriye byagenze bite? mbere na mbere iyo nkuru n'ubundi ijyana n'amateka y'ubuzima bwanjye gusa yo ntabwo ari bizarre cyane ariko n'ubundi bifitanye isano ukuntu Karine rero yavutse n'ubundi ari umwana nk'abandi uko abandi bana bavuka avuka ari umwana watwise amezi 9 nk'abandi ariko avuka mu buryo nabwo butoroshye naje kugira mama yarantwite afite inda y'amezi 8 agira ikibazo cyo gihe yabaga ahantu utari kwitaba agira ikibazo uwo babanaga cyangwa se umufasha we umugabo wakoraga muri Croix Rouge igihe kiragera kubera ya jenoside yabaye muri 1997 haza abo bita abacengezi kumutwara kuva icyo gihe rero yagenda mama ntago yongeye kumubona ariwe papa wawe ariwe papa wanjye yego afata urugendo rwo mama afata gahunda yo gusubira iwabo aragenda ambyarirayo urugendo rutangira gutyo rutari rworoshye mama arwana narwo ariko finally nyine rwaje yakomeje arwana nabyaza kubitsinda so ubwo rero
naje kugira amahirwe mama igihe cyo gushaka kiragera, mbona umupapa mwiza ufite umutima mwiza wambereye imfura, utarigeze unyereka umutima mubi, yemera kundera, anderana na barumuna banjye rwose nta mutima mubi, harihuye. Ubwo niko igihe cyo kwiga nyine kiragera, nkura ndi umwana ufite focus runaka, vuga nti uko byagenze kose ndakuzi, mama twarababaranye, ariko nyuma nzi ko ibintu ngomba kubihindura. Iyo ntego niyo nari mfite, ariko n'ubu ntabwo irarangira. Yego. Ubwo ndiga, musaza wanjye nkurikira uwo mupapa nawe ari kwiga, igihe kiragira twese turatsinda. Umwe agomba kujya muri senior 4, undi agomba kujya muri senior 1. Mu wa kane no mu wa mbere. Yego. Ni wowe agomba kujya mu wa kane ubwo. Yego, undi nawe agomba kujya mu wa mbere. Dutsinze, iwacu tuba dufite ubushobozi buke, mpitamo ko musaza wanjye cyane ko yari afite umushinga umufasha, ko agomba kujya ku kigo bamwoherejeho, deni njye nkagumaho narindi, aho banyohereje simpajye, kugira ngo nitangire musaza wanjye. Icyo gihe byarambabaje, ariko kwihangana niko gutsinda. Hari igihe kigera nyine bigasaba ko wihangana, bigasaba ko hari icyo wigomwa kugira ngo ubuzima bukomeze. Nari mbizi ko ngomba kuba umuhanga n'ubundi aho ngomba kujya, intego yanjye nari nyizi, namye nyifite, ndabareka uyu muhungu agende n'ubundi, icyo nshaka ndakizi nzakigeraho. Aho nigaga narahagumye, musaza wanjye akomeza mu kigo. Yes. Niyemeza nyine kugera n'ubundi kuri target nari mfite muri mind yanjye, yuko hari icyo ngomba guhindura, hari icyo ngomba gukora kuri famille yanjye no kuri njye ubwanjye. Ubwo nza guhuriramo, byabaye byiza, mba umuhanga n'ubundi mbifatanyije no gusenga. Ibyo niyemeje mbona biri kugenda bikunda, nkabona abantu baturutse hirya no hino baraje kumpemba, baravuze bati ninde wagize amanota wenda menshi mu wa kane, barampaye igihembo. Ariko nyuma ntabwo byambereye byiza, namenyanye n'umusore nabyita nkaho ari rwo rukundo rwa mbere nari ngize, ibintu birahinduka. Ubwo uko byatangiye, nari mvuye gusenga mu mujyi, nca ahantu kuri sitasiyo twari twegeranye ya polisi, sister twari tuziranye nawe w'umupolisi, ndamusuhuza bisanzwe, nsanga arimo arareba amafoto, arambwira ati si uyu muhungu urabona atari mwiza? Ndabwira nti ni mwiza nta kibazo. Arambwira ati wajya hariya nkagufotora se, amafoto nkayamwohereza, ibiki n'ibiki. Aramfotora, nta nubwo nari nzi iyo biva n'iyo bijya, cyane ko ibyo bintu ntabwo najyaga mbibamo. Mind yanjye yabaga iri yo kwiga no gufasha ababyeyi mu mirimo yo mu rugo ndetse no gusenga. Ubwo aramfotoye, amafoto arayamwoherereje, umuhungu bamuhaye na nimero, aratangira arampamagara, tukajya tuvugana, tukaganira nyine cyane. Uko mvuye kwiga twagiranaga ikiganiro kirambuye, gihera kuva mvuye kwiga kugeza nka 2:00 z'ijoro. Ubwo niko namubwiraga amateka yanjye, nkamubwira uwo ndiwe, mubwira background, nkamubwira n'uwo nifuza kuba we. Muri ibyo namubwiraga habaga harimo no kutaryamana, kugira ngo bya bindi bitazagira inzitizi yambuza kubigeraho. Ubwo komeza tubwire. Byageze igihe asaba ko twatangira guhura. Yari ari i Kigali, nanjye ndi i Huye. Ku munsi wa mbere anyohereza tike, musanga aho yari ari kumwe n'abasore b'inshuti ze bisanzwe, ariko yabatiye ghetto. No ku munsi wa kabiri niko byagenze. Ku wa gatatu duhurira Nyabugogo, ariko yarakaye.
ku munsi wa mbere muhura waraturutse wari iwanyu i Butare, yego araguhamagara ngo usanga i Kigali, yanyoheje tike ndabyuka yanyoheje 7,000 musanga i Kigali. uvuga uti reka ngende. Nari mwizeye, twari twaraganiriye bihagije, twarafashe igihe kinini cyo kugirana ikiganiro. Ku munsi wa mbere ubwo muhura se Nta kiba, yego yarabyubahirije, sanga ni umuhungu ufite discipline, sanga ni umuhungu ufite ukuntu agaragara nyine, kuba kundure umuntu ukaba uvuga uti uyu muntu afite discipline, uyu muntu yubaha Imana, ukabona n'imyitwarire ntago ari kunyura mu tubari, ntago ari kukunyuza mu tubari, ukavuga uti byibuze uyu niwe w'inzozi zanjye. yego ya kuwa kabiri bigenda gutyo, nabwo arabyubahiriza. ku wa gatatu ngo Ku munsi wa gatatu nibwo twahuriye Nyabugogo, ndabyibuka ari yambaye ikote ricitse rya shokora, iryo kote nyine ireba ngira ubwoba, namva ikintu kinjemo kitari cyiza, ndavuga nti umuntu yambaye ikote ricitse byagenze gute, mbona ritoboye ahantu gutya, afite fanta mu gikarito, fanta nini zino zigeze kuri 5. yego nayo nagize itariki y'amavuko, ni nawo umunsi nasamiyeho umwana wanjye. Umwana wanjye tuvukira ku itariki, tugira anniversaire ku itariki na famiye yanjye, abo tuvukana bose sinzi ukuntu ubwo byahuye, simbizi. Uwo munsi rero hari kuri 27 z'ukwa munani 2017, ku zuba ricanye rwose, arambwira ati watinze he, kandi ubona ndi mu modoka ndi kuza. Arambwira ati rero sinzi abo mwatindanye, sinzi ibyo mwavuganaga, uyu munsi ngomba kuba umugabo. Kuko nari mwizeye, nzi ibiganiro tugira, nanze ukuntu nza mu modoka tuvugana, sinumva ngo icyo ashatse kuvuga. Tuzamuka ku musozi uterera cyane Kimisagara, ahantu bita ngo mu Myembe. Arambwira tugeze, nyine agenda yarakaye, ariko tugezeyo ibintu bihindura isura, abahungu barigendera, badusigana turi twenyine. Ariko mbere bagihari, ya fanta yayisutseho gutya, arambwira ati happy birthday. agusuka fanta wowe. Arambwira ati happy birthday, isabukuru nziza. Ni ubwa mbere nari mbibonye, nabwo nanabiheruka, ntabwo nakunze kubyizihiza, ariko nuko ndishima, ndavuga ntacyo nkoreye akantu ka danje. Okay, ngize isabukuru y'amavuko. Nuko ubwo babahungu babarigendeye, nibwo rero yaje gufata umwanzuro, afata amaboko. Afata amaboko yawe? Yes, afatisha ukuboko kumwe. Yandushaga imbaraga pe, cyane ko ari umupolisi, bakora imyitozo, akora ibyo agomba gukora. Sinakekaga ko yabikora. Ibyo bigeze ku gikorwa, udakeka ko aza kukigeraho? Yego. Kuva no mu cyumba atanteguye, atagize gute, oya nta mu cyumba, hari muri chambrette. Muri chambrette? Ya. Nibwo rero yafashe aya maboko yafatisha ukuboko kumwe, afata amaguru arayatandukanya, arabinkorera. Arangije nyine birarangira, ndasohoka ngiye isoni ko navuga nti umuntu ibyo ari byo byose. Hari abantu bambonye hano inshuro imwe, inshuro ebyiri, ntago navuze induru, ariko reka nigendere, wenda ubwo nta nubwo natekereje ibyo gutwita, ndisohokera ndigendera. Ariko aho hantu iyo mpageze ikintu kimbabaza, umubyeyi wanjye, mama wanjye yambonye, atekereza ko nabigizemo uruhare kugira ngo biriya bintu, yumva yuko yari ingeso nari mfite, ariko ntago yari ingeso nari mfite, nta nubwo ari cyo kintu nateguraga. Nicyo kintu iyo mpageze kimbabaza. Umubyeyi wanjye yumva ko nyine natwise nk'uko abandi bana bishora mu ngeso mbi bagatwita, ariko mama wanjye ahantu ari rwose, nabona n'iki kiganiro ajye yumva ko ntigeze mbigiramo uruhare kugira ngo biriya bintu bibeho, ahubwo ni impanuka. Nanjye ni umuntu nizeye, ntateganyaga ko yampinduka,
iki icyo ari cyo cyose. Ubwo icyaje gukurikiraho naratashye ngeze i Nyanza ndamubwira nti ndabona ipantaro yanjye yatose ibiki, ubwo yari amaraso. Arambwira ati taha. Bibaho nditahira ngeze mu rugo. Ubwo icyo gihe twaravuganaga neza cyane, ariko akabaza ngo iwacu nta bakire, dufite abakozi, dufite inka, ibiki byose, ariko simenye ko ibyo bintu bijya affecta, simbizi. Ntekereza ko ariko kuntu yari abizi. Ikintu cyabaye, naratashye tuvugana neza n'ubundi nka kwa kundi umuntu ataha ukamaze se wageze mu rugo waryamye se, ibintu nk'ibyo. Maze kugera mu rugo haciyemo nk'icyumweru, igihe cyanjye cy'imihango cyo kujya mu mihango ndabyibuka, nibuka ko cyageze mbona ntabwo nyibonye. Ariko hagati aho mu biganiro twagiranaga yambwiraga ko bitewe na situation zimbayemo, bitewe na background yanjye azi, bitewe n'aho azaza azi, ndamutse ngize impanuka ngatwita atabura kunyishyurira inzu y'ibihumbi 10 yo muri Kigali nkayibamo. Uko yajyaga ambwira. Ariko naragenda pima, yanyoheje amafaranga 500, njya muri toilette iwacu ndapima, sanga harimo uturongo 2, nsanga ndatwite. Nyamara gutwita arambwira ati ugomba kubyara nk'uko abandi bakobwa babyara. Ushatse kuvuga iki? Ushatse kuvuga ko bya bindi yambwiraga nta bihari, ngomba kubyarira iwacu atitaye ku kintu icyo ari cyo cyose. Mba muri ubwo buzima. Nyuma arampamagara ambwira ati harya iwanyu si mu nzu y'amatafari ahiye ya rukarakara? Ndavuga ati yego niho. Ubwo urumva mbere yari azi ko ari nko mu bipangu cyangwa ibiki, I don't know. Arambwira ndamubwira niho. Atangira guhinduka, ashaka kuba yari azi ko ari nko mu bakire. Ariko aka kanya wenda ikintu nabivugaho, ushobora kubona umuntu aka kanya ukamubonera, sinzi wenda nimba biterwa n'aho bavuka, ushobora kubona umuntu ukamubona mu ishusho aka kanya itari nziza na background itari nziza, ariko anytime ibintu birahinduka. Ubu iyo nzu yavugaga y'amatafari ya rukarakara ntabwo ariko bikimeze. Ariko nubona umuntu ntumubone ahahise ngo inzu y'amatafari, ibi ni ibintu anytime bishobora guhinduka. Ubwo niko dukomeje kuvugana. Najya ku ishuri nabwo akampamagara akambwira ati nyine uzabyara nk'uko abandi babyara. Niko mfata igihe nkiherera, kwiga kwanjye bitangira guhungabana. Ariko nkoresha mu wa 5 nkoresha imbaraga zose zashobokaga, nihigamo imbaraga zo kwiga no gukomera, kuko ahantu nshaka kugera ndahazi. Uza kubyara naho nashaka kugera ndahazi, ngihingamo. Nibwo nyuma yaje kumpamagara i Kigali. Muri iyo minsi byaramenyekanye ku kigo ko ntwite, birasakuza, baramanuka bavuga bati turagomba kumenya umuntu wamuteye inda. Ndamuhishira, mugirira icyo nakwita nk'impuhwe, mvuga ko ari ibisambo. Ariko hari ibisambo byari byaraduteye, ariko ibyo bisambo ntacyo byasize binkozeho, ahubwo kugira ngo, kuko numvaga nimuvuga nta nyungu biri bungireho, mvuga ko ari ibisambo. Ariko ibyo byose ntabwo byamuteye kumenya ko namugiriye neza, ahubwo yarushagaho kunkorera icyo nakwita nk'iyicarubozo mu gihe ngiye nabaga ndimo mukorera ibyiza. Ndwana nabyo kuri RIB bakampamagara bakanzamura, kwa diregiteri bakanzamura, diregiteri wanjye bageraho baranamwirukana kubera iyo kese. Ahari mbabarire. Ariko igihe kiragira, ubwo ndi ku ishuri ndi kwiga, ajya ku ikosi. Mbere yuko ajya ku ikosi yarampamagara ambwira ngo nimusange kwa Mutangana, anansaba ko nitegera. Amafaranga ndayahiga,
nditegera musanga kwa Mutangana, anyicazana arambwira ati rero Karine, burya cya gihe wabonaga nkuzamura hariya ruguru ntabwo nigeze ngukunda, nari mfite undi muntu nakundaga witwa Pamela. akubwira gutyo, akubwira n'izina rye Nkwite mu kuva Nyabugogo tujya kwa Mutangana yaje amunga, akajya njyewe ndi guca hano nzi ngo turi kugendana, kuko mbere twabaga turi kugendana, agahita yicira ku ruhande kugira ngo abantu batabona ko tunari kumwe, ariko mbere twabaga turi kugendana. komeye ati sinagukunze. Ntabwo nigeze ngukunda, kuko umuntu ukunda ntabwo wamujyana hari ahantu nakujyana, kuko hari habi n'Imana yo mu ijuru iharebe, hari habi n'ubu ntabwo njya nifuza kuhasubira. Niyo matekereje haratereraga cyane, ari mu mikoki, kandi ibintu yankoreyeyo byari bibi cyane. Ambwira uburyo atigeze ankunda, arambwira ati rero igihari ni uko ugomba gukuramo iyo nda, nutayikuramo ugiye gusafaringa, urareka ishuri, umuryango uraguta, kandi nawe uzaba mayibobo. Ndabyumva ndariraho, n'imbuto nari ndi kurya ni njyewe wari waziguriye, nta n'ikintu na kimwe yamaye. Anyereka isura mbi cyane ya kinyamaswa aho ngaho. inda ye afite igihe kingana iki Karine? Afite nk'ukwezi kumwe n'igice, arambwira ati dore ifite ukwezi kumwe n'igice, shakisha uburyo ibyo bintu birangira, ejo nzakohereza 15,000. 15,000 ntabwo birangiza icyo kibazo, ariko ntabwo nigeze ngukunda burya. Wa muntu nizeye, wa muntu uzi background yanjye yose, ambwira gutyo, nsiga aho ngaho nditahira. Nta nubwo yanamperekeje, ko mbere yamperekezaga Nyabugogo rwose, nkabona nta n'ikibazo, kangiza n'umwe imbere mu modoka muri bisi. Uwo munsi ntabwo yigeze amerekeza. Nditahira ngera mu rugo, mfata icyo gihe mu rugo banandaje mu kiraro cy'inka, n'imvura yarayinyagira. Mama yarambwiye ati ahantu uvuye ibiki, nari nzi ngo nagiye kureba umuntu muzima nyine, nawo aho navuye yambwiye ibintu bibi cyane binyangiza umutima. Ngeze no mu rugo mama nawe agira umujinya w'ahantu natinze, ntazi n'ikibazo mfite mu mutima, arankubita urubarira, ariko naho inkovu ndayifite, ariko mama ntabwo namubaraho ikosa. Yampannye nk'uko umubyeyi yahana umwana abona yarumbye. birumvikana. Ndara mu kiraro, ndarana kagahinda, ndarana n'inyana, imvura iri kunyagira, nkwite nambaye ikanzu y'isengeri itanafubitse, ndarana za nkoni mama nkubise, yari yankubise inkoni yakuye ku rugo. ibya mama nushaka wibigarukaho cyane. Mama we nta kibazo, we ni umubyeyi, ni ibintu bigomba kubaho, nanjye nabikorera umwana. Ariko nararanye bya bindi nakuye aho i Kigali, ndetse ndarana n'iyo mvura irara inyagira, kandi byose biri guterwa n'umuntu umwe. Ibyo mbana nabyo. Bukeye njya kwiga, ariko mama kari ukuntu yantumaga kwahira, nkagenda nkicara nk'ahantu nkiherera, wa muhungu akaba arampamagaye, ubwo yari amaze kujya ku ikosi. Ndamubaza se ibyo wambwiye nibyo, ntabwo wankundaga? Arambwira ati nibyo, ntabwo nagukundaga. Okay, nkabana nabyo, ko mama ntumya aho ngaho hose nyine, haba kwahira, yakundaga kuntuma kwahira, cyangwa se njye nkijyanayo kugira ngo mbone umwanya wo kwitekerezaho. Mbana nabyo. Igihe kigeze haje umumama w'umugiraneza aho nari ntuye, amenya amakuru ko ntwite, afata umwanzuro wo kunjyana i Kigali. Ariko nawe kunjyana i Kigali yaravuze ati uyu mwana uri mu bibazo nk'ibi ahantu hari, noneho nta nubwo ari kwa papa we wamubyaye mu nda, reka muhungishe.
ampungishije nawe kumbi yatekereje ahantu hari akazi ngo ko mu rugo bari bumpembe 10,000 ku kwezi. Mbihisha mama, anjyana uwo mumama araza angeze i Kigali, ariko anjyana muri ako kazi k'10,000. Nabwo nyuma y'ibyumweru 2 kuko inda yari imaze kugira amezi 4 barabibona. Sinzi umukecuru wari ufite robine aho abarabibonye ko ntwite, abahamagaye babandabwira ati ariko muzi ikintu gihari, muzi kuri wa mukobwa twite babanyirukanye nabi cyane. Subira kwa wa mubyeyi wanzanye i Kigali, aransezerera, nsezera neza, yamfashe neza, ndamushimire. Ngaruka i Huye, ngaruka ku ishuri. Ishuri ndibamo nta muneke, nta rindazi, nta biswi, mpangana no kwiga kuko icyo nashakaga nari nkizi. Igihe kigeze ndarangiza. Utwite? Naratwise, ndabyara, njya kwa muganga, usubira ku ishuri. Mara kubyara nsubira ku ishuri. Uri mu rugo iwanyu? Mu rugo iwacu. Akaba uwo mupapa nkunda kumuvuga kenshi kuko yabaye intwari, ibintu yakoze ntabwo ababyeyi benshi bakunda kubikora. Uwo papa wanyu? Yego. Washatse mama. Yambereye, yego ni papa wanjye. Yambereye umubyeyi nyine ku buryo ntabwo nkunda kubibona aho nca hose. Muri urwo rugendo nyine yanshakiraga icyo kunywa, kanzanira amagi, kanzanira imineke, mu kazi nawe wenda kadakomeye, ariko uko biri kose yanyeretse umutima akibye, n'ubu numva mufitiye umwenda. Ni ukuri. Yego. Ubwo byaje gukomeza, igihe cyo gukora ikizamini kiragera, ndatsinda. Waretse twihuta tugasubira kwa wa musore. Wa musore yakomeje kuguma kuri cya kindi umaze kubyara, ubwo yakubwiye iki? Oya, yaje akimenya ko naje i Kigali, usibye ko nari nabimuhishe, gusa yarabimenyaga ko naje muri ako kazi ko mu rugo. Yamenye ko ariko ndimo Nyabisindu, amamagara kwa Mutangana. Nyuma yaho yaravuye ku ikosa, ariko mu karuhuko gatoya na bagenzi be basanga kwa Mutangana, abapfukama arambwira ngo ubwo yaramenye ko yanda ntayikuyemo, ngo mbabarira ntabwo nigeze nkwanga, ngo nta wundi mukobwa nigeze ngira, ngo ni wowe. Yarapfuka amasomo akunda, ngo rwose ngo niwe mfura yanjye, nta wundi. Apfukama mu bantu ko Mutangana? Yego, apfukama, yarahapfukamye mu bantu. Abitwa bande sinyibuka amazina yabo, ariko bari bahari. Bari bahari, b'inshuti ze barahari, sinyibuka amazina yabo kuko akenshi ntabwo bagiye bambera abana beza. Barabibonye yarapfukamye, ambwira ko rwose nta mukobwa yagize inshuti utari njyewe. Nuko ubuzima burakomezanya, burakomeza. nawe uza kubyara? Ndabyara. Akigukunda ko nk'uko yabikubwiraga? Reka ntabyo. Ese aho nabaga ndi kuhasoringa, bwari ubuzima bugoye, ntabwo navuga ngo yarankundaga, gusa muri icyo gihe nabaye muri ubwo buzima, ikintu nashyiraga imbere cyane no gusenga. Hari n'amakuru nagendaga nkura ku Mana, nyuma yayo nagiye mbona n'umusaruro wabyo. Nibyo navuga nari mpugiyemo no kwiga. Ibyo rero kuba ngo yarankundaga, yego yabimbire kwa Mutangana, ariko ntabwo nabishya abantu ngo nagiye mbibona muri icyo gihe. Byarangiriye aho ngaho? Yanyuzagamo nk'uko akama 5 nabwo, ariko umuntu wabyaye bike. Ubyaye se yaje kureba umwana? Reka. Yanyoheje 9,000, mara iminsi aho ngaho kwa muganga, naho mpagira ibihe bitoroshye, ariko ndataha njya mu rugo. Nkomeza etide, igihe kigeze cyo gukora ikizamini ndagikora, ndatsinda, ariko nkaba mfite target yuko ntagomba kuguma mu nzu n'ubundi aho ngaho mu rugo. Yaje se kureba umwana, nicyo nayo nkubajije? Ntago yigeze aza. Ntago yigeze ahakandagira. N'uyu munsi se ntabwo ntahazi. N'uyu munsi ntabwo arabona umwana we? Yaramubonye, ariko yagiye amubona nyine mu buryo nabwo paragisida. Ukabona se afashe umwana? Ubwo nibyo nari nkikomeza, sinzi nimba yego gukomeza. Igihe cyarageze nyine musaba ko
tugomba gufatanya nyine, cyane ko icyo gihe nari nafashe umwanzuro wo kuza i Kigali. Anshuka yuko bagiye kumfasha, nzi i Kigali mwizeye, ariko mpageze uko yari yambwiye cyangwa se ikiganiro twari twagiranye ntabwo ari yo sura yanyeretse. N'ubundi ba bagenzi be barazanye, mu gihe njye nari nababwiye we amfashe, kumbi bo baje yahamagaye na mama we ngo baze i Nyamirambo, mama we baze kunkuraho umwana cya gihe naje i Kigali kugira ngo mpasoringe njyenyine. Naraje uwo munsi naje i Kigali wa mbere, namuhamagara ndamubwira nti ngwino ndi Nyabugogo nahageze. Bahita baza nk'igitero cy'abahungu nka 3, baza kumunyambura, babona nanze kumubaha, banjugunyira biswi y'100 ya glucose, nta n'amata ntacyo, barigendera. Bigeze nka 4 ndi Nyabugogo z'ijoro, nabwiye se ubu nta n'umuntu wabona waguza 3 basi mukambonera nk'icumbi ahantu runaka hano muri Kigali nkararamo, ejo nkamenya ibyanjye. Baranga, kandi ubwo bari baje bambaye neza, batega amamoto, baje banasubirayo n'amamoto. Ubwo uko byaje kugenda, nagiye ngira abagira neza aho ngaho b'i Kigali, baramfasha, tuba turi kumwe aho bari. Ndabashimiye, barizi, ndabizi ko bakurikirana ibiganiro. Imana ibaha umugisha, kandi aho bakuye bajye bahora babona inyungu zaho. Kugira neza kwa Imana igiye kubahera umugisha. Ubwo nibwo naje kubona akazi downtown. Biba ngombwa ko ku kazi mbonye ntago ndi bufate amafaranga, ntago ndi buhite mpembwa direct ngo mfate matera, mfate na mbese fonde ubuzima ako kanya. Biba ngombwa ko nawe ubwo twaravuganaga niko afite target n'ubundi yo kunkuraho umwana burundu. Mama we dupanga ko baza bakamfasha wa mwana, ariko mu buryo bwiza, tukumvikana ko tubyumvikanyeho, tugiranye n'inyandiko. Bafata umwana mu gihe runaka, shaka ibyangombwa nze shyire mu nzu wa mwana, namaze guhembwa handi nkora, then wa mwana bamusubize. Kumbi bo bafite target ko bagomba kumunkuraho burundu. Ubwo naje gukora, igihe kiragera, ndababwira nti munsubize umwana. Kumbi bo bazi ko bamufashe byarangiye. Umuhungu ndamuhamagaye nti ndangira iwanyu, iwabo ni Muhura Gatsibo, ndangira iwanyu ngiye gufata umwana wanjye. Yanga kuhambwira, arambwira ngo bagiye hanze muri Tanzania, ngo umwana bamuhaye famiye. Ariko ntabwo byamuhiriye nyine. Imana rwose ihora ari Imana. Narasengaga icyo gihe Imana narabwiraga ntabwo ushaka ugerageza umwana wanjye tugumane. Ni koko iranyumva. Niko muri icyo gihe muhamagara, hari abandi twari tumaze kumenyana hafi aho b'abayobozi, barambwira bati umwana wawe ntabwo arageze igihe agomba kukuvaho, mbana kugenda i Gatsibo, niyanga kukurangira aho ari, twebwe ubwacu umwana agomba kuboneka. Ndinze ngera i Gatsibo, mama we ndi kumuhamagara ntari kwitaba, yanitaba akambwira ngo nimpamagare umuhungu mubaze. Umuhungu mbese barampahana. Ngezeyo nibwo namubwiye niko mutahandangira, umujyi wa Kigali urinda kubahamagara. Umwe mu bayobozi bakora mu mujyi wa Kigali amubwira se uriya muntu ko amubwiye ko miliyoni ntayikuremo, ukamubwira ibintu byinshi cyane ko bitigeze bibaho. Umwana akaba atarageza igihe runaka cyo kugira ngo umwana afe kuri nyina, gute mutari kumuha umwana? Biba fight, birangira ngeze ahita akoreshwa n'itegeko, ngera mu rugo iwabo, umwana wanjye bashaka umunkima, ariko bukeye bwaho umuryango wabo urahurura. Nabwo ngira ubwoba ko baje kubashyigikira, ya Mana nyine itambikamo nkaho babashyigikiye, babaringe bashyigikira, babwira ati uyu mwana gutya na gutya, mate ibintu byose barabivuga bati ntabwo yigeze abafungisha, kandi yari ari ku ishuri, uyu muntu yagombaga guhanwa. Ntabwo yigeze akuramo inda cyangwa se ngo bajugunyire umwana, kandi byari kubaho nk'uko abandi bakobwa bagiye babikora. Ahubwo yaragiye arashakisha, then aje gutwara umwana we, yabonye ubuzima.
mumuhereza umwana. Umukecuru ajya aririza amarira y'ingono rwose, ngewe nyita y'ingona kuko ingona ikuririra nta mpuhwe igufitiye ishaka kukumira. Finally babayobozi nabo barahamagara bavuga ati se muramukoresha inyandiko y'iki? Ubwo umuhungu ashaka ko bamukoresha inyandiko ko nta kintu nzamubaza cy'indezo, no kugira ngo banyambure umwana bashakaga ko nta kintu nzakurikiranayo ngo cy'imfashanyo. Umwana we kamemu papa we. Yego. Ubwo ndababwira nti umukecuru ndamubwira nti ubwo ibyo ntabwo byavamo, twaramubyaranye, iyo nyandiko ntayo. Nibwo rero umwana baje kumumpa. Umwana wanjye ndamutahana muvana i Gatsibo muzana i Kigali. Nshimiye Imana ko umwana wanjye turi kumwe, turi gusangira dutemberana. Amaze kugira kingana iki? Imyaka 6. Papa se aramwitaho? Atabishaka nyine ko abishaka, nta n'ikibazo ndamufite ntacyo. Umwana wanjye turi kumwe kandi umwana ni umugisha, mpamya ko ari cyo kintu cy'agaciro kurusha ibyo bindi. Ya n'umusore w'urukundo rwawe rwa mbere, umusore wagukunze bwa mbere ukiri muto, ukiri secondaire, muri bwa buzima nyine aho umuntu aba anakunda cyane koko, sibyo? Uyu munsi we ahagaze gute mu rukundo? Yashatse umugore? Yarashatse. Yamaze gushaka? Yego. Nyuma yaho yaje gukomeza akajya ambwira ati duhure. Nabyo reka mbivugeho kuko hari abakobwa bigomba kubera byibura urugero. Umuntu hari ibintu akweretse ibimenyetso runaka, nyuma yaho abonye wenda ibyo nakwita kumeze neza, sigaye ukandagirwa ku biti kibuno bigakunda, ashatse kugaruka, ntukamwemerere. We yashatse kugaruka? Yego, inshuro nyinshi. Kandi afite umugore? Oya, yari atarashaka. Yantumaga inshuti kamwe ati ndi ku Gisozi nimuzane nabande, nagize anniversaire, nahagira nkasanga sa anniversaire ahubwo we araho yicaye ku ntebe arashaka ko dukora sex. Iminwa yumye rwose. Nkamubwira se ibintu wankoze ntago bizi se? Akambwira ati ibyo nagukoze ndabizi, ariko ubu noneho nguteye inda twajyana mu gice cy'ingunguru. Nkamubwira se urabona nta kijyamo, gusa cyagena ari kukijyamo ariko ntago nakwirwamo. Tugakora fight aho induru zikavuga nkataha. Kubera iki isomo hano umukobwa yakuramo cyangwa se umufemere, mu gihe umuntu yakweretse ibintu runaka wirenzaho ngo kuko ngo aje waramaze ku wundi muntu, wamaze guhindura ubuzima, wibyemera bikatire. Ashaka undi mugore. Nyuma yaho nabwo aragaruka nsanga aho nabaga Kimisagara, araza asanga inzu ndimo areba hejuru, areba hirya, aravuga ati yareba intebe umwana yagiye kwikinira, aravuga ati none ahantu usigaye uba ni heza, ndumva naharara. Nanjye ubwo nkajya mureba ndi kwikora mu misatsi, sigaye nanjye nimereye neza, nshyira fanta hariya nkamenya ko ndi buzinywe, amata y'umwana hariya nido mu kabati, twicaye tureba televiziyo hari intebe, ndamureba nkajya uko yabimbwiraga nibukaga nyine inyuma hahise. Nkambwira nti genda ujye mu kazi ntari ibi tuzabipanga next. Iryo naryo ni isomo. Umuntu nyine umuntu mu gihe yakweretse isura mbi mu gihe wari ubabaye, yigaruka mu gihe umeze neza ngo akwereke ko aribwo yaza nyine, aribwo mwagirana ibihe byiza. Kandi muri cya gihe wari umeze nabi yarakweretse yakweretse ko mutahunze. Uyu munsi se ubayeho gute wowe? Uyu munsi n'umwana wanjye turi kumwe. Cya mbere cyo nicyo kintu cy'agaciro cyane. Ikindi cya kabiri, ubuzima wenda nabuciyemo butari bworoshye muri icyo gihe, busa nkaho bwahindutse, gusa ntabwo burahinduka cyane. Nanone turi mu ngaruka z'icyo gihe z'ibyo bintu nyine yagiye akora, ariko ntago ntekereza ko ariko bizakomeza. Ariko uko biri kose ntago tubura icyo kurya wenda cyangwa icyo kunywa nubwo bikigoye. Akora ubukwe ntabwo wababaye? Ibintu yankoreye cyangwa se yambwiraga ndabizi. Kubimenya rero nyuma yaho kumbwira ngo turahuye ngo nimusange ku Gishushu, kwanga kujyayo si uko
utamukunda ntabwo ari uko wenda sinzi ariko uwo mutima ntagizeho kujya musanga muri iyo zogito yampamagaragamo ntabwo ari byo byari kumbabaza igihe ngo yakoze ubukwe nari muzi bihagije ndamuzi byaje gukorana ubukwe n'uwo wapi n'ubundi okay ngayo nguko Kari reka tugane ku musozo hari umuntu uri kutwumva muri kano kanya Karine twaganiriye mbere ho gatoya ya kamera akeneye ko tumuba hafi sibyo Kari yego akeneye ko tumuba hafi akeneye ko tumufasha akeneye ko tumwitaho akeneye ko tumubera abavandimwe aradukeneye cyane niba nawe wifuza kumubera umuvandimwe wifuza kumufasha kumusapotinga mu buzima arimo butari bwiza ni ukuri akanya uhabe uhamubere sibyo hari icyo wamufasha icyo wamurusha kugira ngo abone icyo gukora abone icyo gutungisha umwana ni ukuri waba ugize neza sibyo Kari n'icyo wababwiye mu kanya wenda kuri iyo ngingo ikintu nababwira urumva wenda aka kanya bisa nkaho biracyagoye bitewe n'ubundi nakomeje kubaho nihambiriye ku mwana icyo mbonye cyose nkajya nshaka uko wa mwana abaho ntabwo byoroshye ubuzima buracyakomeye birumvikana ariko icyo nasaba abantu ni uko wenda bamba hafi bambera inshuti bambera abavandimwe ugize wenda icyo afite cyisumbuye cyangwa se ufite umutima wa kimuntu wo kugira ikintu yakora yabagize neza kandi nazagaruka hano ushima cyane wumvise yazagaruka hano ashima mureke tubikore tubikunze azagaruka hano agushimira kandi uzaba warakoze igikorwa gikomeye cyane nimero ya kangahe 078 14 93 580 yego ngaho nguko reka dusoze mbashimiye namwe kubana natwe mu kiganiro inkuru yanjye Imana ibarinde Imana ibahe umugisha kandi Imana ikomeze ibite kuko natwe